Yes, nongeye kugusuza ngo nikaze kwa kansa subscribe kuri YouTube channel Ila Nation TV. Ntakingira Rwanda inkuba ku butaka ende bakuri muri showbiz. Umwami w'imihanda inshuti y'aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mondane. Nongeye kwiterekana none nk'ibisanzwe ku makuru abagenda vuba muri no mihanda atandukanye mbangira ngo mbagezeho cyangwa se tuyaganireho. Ubundi tumenye ngo isi imyidagaduro cyangwa se ino generation turimo isundi iri kutuganisha he. Nongeye kwitereka ku makuru ababaje atena gahinda nabanje kureba ngira gahinda hafi yo kurira ndibaza ni kuki Imana wemera bino bintu cyangwa se kubera iki iyo abantu batangiye kuba ibyamamare batangiye gusarura ku mugati hari ibibazo cyangwa se byago bibagana. Uwitwa Jackie kano kanya tuvugana ararwaye. Ushaka kwibaza ngo uwitwa Jackie icyatumye arwara ni ikihe? Kano kanya nshobora kuza nkitereka ngo uwitwa Jackie baramuroze. Uwitwa Jackie kuba yirembye cyangwa se arwaye baramuroze. Ndaza mbe fact mbahe n'impamvu. Amakuru yuko uwitwa Jackie akimara kugera hanze, umuntu washyize hanze ni umuntu witwa buri nguni, ngira ngo buri nguni na buri kantu murabazi. Na makuru uwitwa buri nguni yishyiriye hanze avuga yuko uwitwa Jackie arwaye, ariko mu kuvuga yuko uno mwana w'umukobwa arwaye cyangwa se uno mukobwa w'Abanyarwanda arwaye, yaraje yandika agira ngo Jackie w'u Rwanda official ararembye. Gusa ikibabaje giteye ubwoba nuko nta ndwara bari kubona, nyamara we ari kuribwa mu ngingo, mu matako no mu mutwe ukabije. Musengere Jackie wacu. Bivuze ngo uwitwa Jackie nta ndwara niyi nemwe kwa muganga bigeze babona. N'ikimenyimenyi ndaza gushyiramo akavideo k'umuntu witwa Jackie aryamye mu bitaro ari mu maserume, ubona yuko ahawe ibitaro kandi mwabantu mwe. Umuntu ujye guhabwa ibitaro mu gihugu cyo mu Rwanda ntukabarembye pe, ntukabarwaye ndetse aba anarembye. Ushaka kwibaza ngo uwitwa Jackie arwaye iki? Uwitwa Jackie ubwe ko akunze kwitangariza yuko ngari abantu bagiye bakunze kumurogera mu nzoga. Uwitwa Jackie aho ntago yaba yagize gute, yararozwe. Amajwi naje ndaza kuba playing amajwi y'umuntu witwa Jackie cyangwa se usa na se Sharon, bari usa na se Sharon avuga yuko bigeze kumuroga ndetse bimuhisomo ryo kujya agendana inzoga aba muri toilette n'andi hantu hatandukanye. Gusa na mbere yo guplayinga ano majwi bantu mukunda umuntu witwa Jackie mu musengero kuko yatanze ibyishimo. Nubwo bamwe bazaga ngo witwa Jackie ngo tumuzi mu gutukana, witwa Jackie tumuzi mu magambo yo gushira isoni, ariko icyo nakivugira nkanjye kingira nuko mwasengera no mukobwa w'Abanyarwanda witwa Jackie. Dore iki kiganiro ko gukora kuri 3D TV yagikora musubiza ngo ziba ndazibye nk'ibigoryi byirwe bihuza abantu kunyeke bitubuza amahoro kuko atari byo bipfa. Uriya mugabo wagiye ngo yaragiye. Uyu ni umuntu witwa Jackie, ni ikiganiro wakoreye kuri 3D TV Rwanda, ariko iyo ugeze ku munota wa 15 una masegonda makeya uwitwa Jackie avuga yuko yigeze kurugwa ari mu kabari mwabantu mwe, ukibaza ubwo nubundi washakaga Jackie kuba yamuroga cyane yuko tuzi ko ibyamamare bikunda kurogwa cyane. Ntago kano kanya ari we wawongeye akaroga umuntu witwa Jackie. Biratangaje biteye n'ikibazo kubona umuntu witwa Jackie arwara karemba akajya mu bitaro, ariko abaganga bapima indwara bakayibura. Nyamara ko ngo umutwe umereye nabi, amumavi ndumva ndimo ndaribwa, ingingo zanjye ndumva zitarimo zirakora. Biratangaje biteye n'agahinda n'ikimwaro n'igisebo kubona umuntu witwa Jackie arwara karemba indwara ikabura. Uwitwa Jackie nago yarozwe. Uwitwa Jackie nago ushobora gukerensa bino bintu ngo ni content araza gukira, biraza kugenda gute? Ndaje twinjire mu nkuru umuntu witwa Dore Imbogo byabayeho, abantu bavuga ngo ni content yo kwirira amafaranga, bavuganye n'ibitaro bari bashaka kujya amafaranga ba diaspora, bikarangira uno mukobwa witwa Dore Imbogo cyangwa se Valentina bikarangira aduciye mu maboko akagenda aho ngavuga ngo ni content n'ukuri. Ni cyo mu Faransa nyeza muri sena zariyo akabebe akopopo nsimbuka byagenze gute kuroga Jackie? Ndabyibuka bigize cyangwa kugira story yose ko byagenze. Ndabyibuka bigeze ku ndoga ndi mu kabari ndabibona, bibonesha amaso yanjye iyo nzoga ndayimena mfata indi bashyiramo super groupe ndabibona bibonesha amaso. Wowe ubwawe warabyiboneye? Ndayimena ubundi mfata indi nzoga mfundura nshyashya, noneho nkajya nyijyana muri toilette. Aho niho nigiye umutwe wo gutwara inzoga muri wese. Sinshobora kujya muri toilette niyo yaba ari fanta ndi kunywa. Muri no minsi nta nzoga ndi kunywa.
ariko niyo yaba ari fanta ndi kunywa shumi yanjye ntago nakwizera ngo ngusigiye icyo kunywa ntibishoboka waba uri igiki ngiye nizera urinde hari mu mwaka ejo bundi uyu turimo yego no muri showbiz umuntu oya bagutuma horega abantu batari muri showbiz mutanaziranye bakwibwishwa buryo kingo bagukunda bikwiyize. Uyu ni umuntu witwa Jackie wavuze yuko yegeze kurogwa ndetse arugwa ari mu kabari bana mukunda utubari mumenye yuko supagura imiravuza ubuhuha urubyiruko rurimo ruraducika kenshi turimo turumva inkuru ngo barimo barazira amasupaguru ngo basusiye mu cyo kunywa bagusukira rwose mu abanywa ibyuma cyangwa se abanywa amarikeri bagusukiramo inzoga igahita ihinduka nk'urutare washyira mu gifuro byagera mu mara A1 bikayakatagura mu masegonda ukahita witaba Imana ukahita wigendera bakagushyingura. Bivuze ngo uwitwa Jackie iki ni ikiganiro yitangarizaga avuga ngo muri uno mwaka bigeze kumuroga bamurogeye mu nzoga ariko aza kubimenya yuko bamuroze inzoga yari bamuhaye arayifata arayimena apfundura ikindi cyashya ategeraho n'umutwe wo kujya afata inzoga akayigena muri toilette n'ahantu hose agiye. Ukibaza ubwo n'ubundi washakaga Jackie kuba yamuroga cyane yuko tuzi ko ibyamamare bikunda kurogwa cyane ntago kano kanya ari we wawongeye akaroga umuntu witwa Jackie. Biratangaje biteye n'ikibazo kubona umuntu witwa Jackie arwara karemba akajya mu bitaro ariko abaganga bapima indwara bakayibura nyamara ko wangu umutwe umereye nabi amumavi ndumva ndimo ndaribwa ingingo zanjye numva zitarimo zirakora. Biratangaje biteye n'agahinda n'ikimwaro n'igisebo kubona umuntu witwa Jackie arwara karemba indwara ikabura. Uwitwa Jackie nago yarozwe. Uwitwa Jackie nago ushobora gukerensa bino bintu kango ni content araza gukira biraza kugenda gute. Ndaje twinjira mu nkuru umuntu witwa Dore Imbogo byabayeho abantu bavuga ngo ni content yo kwirira amafaranga bavuganye n'ibitaro bari bashaka kujya amafaranga ba diaspora bikarangira uno mukobwa witwa Dore Imbogo cyangwa se Valentina bikarangira aduciye mu maboko akagenda bamwe bavuga ngo ni content nuko ni cyo mu Faransa nyeza muri sena zariyo akabe yako popo nsimbuke byagenze gute kuroga Jackie ndabyibuka bigeze cyangwa kugira story yose ko byagenze ndabyibuka bigeze ku ndoga ndi mu kabari ndabibona bibonesha amaso yanjye iyo nzoga ndayimena mfata indi bashyiramo supagroupe ndabibona bibonesha amaso wowe ubwawe warabyiboneye ndayimena ubundi mfata indi nzoga mfundura nshyashya noneho nkajya nyijyana muri toilette aho niho nigiye umutwe wo gutwara inzoga muri wese sinshobora kujya muri toilette niyo yaba ari fanta ndi kunywa muri no minsi nzoga ndi kunywa ariko niyo yaba ari fanta ndi kunywa shumi yanjye ntago nakwizera ngo ngusigiye icyo kunywa ntibishoboka waba uri igiki ngiye nizera urinde hari mu mwaka ejo bundi uyu turimo yego no muri showbiz umuntu oya bagutuma horega abantu batari muri showbiz mutanaziranye bakwibwishwa buryo kingo bagukunda bikwiyize. Uyu ni umuntu witwa Jackie wavuze yuko yegeze kurogwa ndetse arugwa ari mu kabari bana mukunda utubari mumenye yuko supagura imiravuza ubuhuha urubyiruko rurimo ruraducika kenshi turimo turumva inkuru ngo barimo barazira amasupaguru ngo basusiye mu cyo kunywa bagusukira rwose mu abanywa ibyuma cyangwa se abanywa amarikeri bagusukiramo inzoga igahita ihinduka nk'urutare washyira mu gifuro byagera mu mara A1 bikayakatagura mu masegonda ukahita witaba Imana ukahita wigendera bakagushyingura. Bivuze ngo uwitwa Jackie iki ni ikiganiro yitangarizaga avuga ngo muri uno mwaka bigeze kumuroga bamurogeye mu nzoga ariko aza kubimenya yuko bamuroze inzoga yari bamuhaye arayifata arayimena apfundura ikindi cyashya. Uburezi ni umusingi w'iterambere. Ese wamenye ko mu mwaka umwe gusa wowe wacikirije amashuri cyangwa wagize amahirwe make yo gutsinda waba wabonye diplome? Yego birashoboka cyane. St. John Training Center aba ni igisubizo mu burezi, dutegura abakandida bigenga haba mu burezi rusange ndetse n'imyuga amashami yose. Wadusura aho dukorera i Kigali ni Sainte Famille hafi y'Iposta mu nzu ya Region Maria, nanone kandi wadusanga i Musanze mu mujyi. Wanaduhamagara kuri telefone igendanwa 0780516277. Yewe wanaduhamagara kuri 0788809326. Amakuru yacu wanayasanga kuri website yacu ariyo stjohntrainingcenter.com. Yewe no ku rukuta rwa Instagram twitwa St. John Training Center. Uburezi ni umusingi w'iterambere koko ngwino tugufasha guhindura amateka mu gihe cy'umwaka umwe. St. John Training Center, we celebrate your win.
we elevate your path to the success.